welcome. If you don't do subscribe, do it, because this is the time for enjoyment on Mwami TV. Now we have the new who is going to be in camera on Mwami TV, who is called Edward. Welcome to Mwami TV. Welcome. Karibu, tuguhaye ikaze kuri Mwami TV. Yeah, I appreciate you, Mwami TV. I like your entertainment of video and YouTube channel. Okay, thank you. Well, welcome. Yeah. So we are invited to our Lucas on Mwami TV for wishing the good day and nice dream for having greater days. Yeah. Nuko bisanzwe baravuga ngo too much of everything is always in bad. Ibintu bikabirije cyane burya. Gabyumvaga rero kari akaringoshi twari dushyizemo kugira ngo mukomeze kuba kuri Mwami TV. Rero nkuko bisanzwe uyu munsi nabazaniye umutumirwa kuri Mwami TV adufitiye nabazaniye umutumirwa mushyashya. Karibu kuri Mwami TV. Watangira wibwira abagukurikiye kuri Mwami TV. Murakoze cyane. Amazina ni Ajiwadu, niryo rizwi cyane kwamamara cyane. Ariko twari twibagiwe nubwo wabwira gukanda subscribe gusa, bakore share na like na comment. Ibyo bintu byose birahaha kandi murabizi tubaha ibiganiro byiza cyane. Nk'ibisanzwe rero iki ni ikiganiro tugiye gukora bita Ocean Thinking. Ocean Thinking. Inyanja y'ibitekerezo. Rero murabyumva yuko inyanja y'ibitekerezo kuri Mwami TV nageze gutya naye ndazenguruka ndeba hakurya no hakuno hakurya hose naye ndavuga ntireka mbazanire n'inyanja y'ibitekerezo. Murakaza neza rero kuri Mwami TV. Reka dutumire umutumirwa wacu atugezeho agaseke yaje atuzaniye, bundi mukomeze cyane. Bundi giseke naye nazanye ni ibibazo ndi bubaze abagukurikira cyane bagufollowinga by'umwihariko. Yego. Abatamo impano. Ni ibibazo ibi bitatu byonyine turi bubabaze, ubundi bagatangira gutsindira impano. Byonyine nubasha kubisubiza muri comment yawe yutusigamo nimero uvuga ati ngibi nabisubishe. Okay. Nidusanga ari byo trebye tuzahita tugira gute kwibwiriza. Kwiyo mpano ntabwo turi buze kwivuga ubwo abantu bazajya bayibona kuri byo butandukanye bitewe n'ibitekerezo bagiye batanga muri comment. Bako buriya yo n'umwarimu atanze ikizami harimo abana bapfuka, hari abana bagira icya kabiri, bose ntabwo bagenda bahabwa amanota. Urumva rero ibyo bibazo nimara kubisubiza nibwo tuzagenda tugena impano tugenda tugira tubaha abakunzi bacu. Nibisanzwe rero Ajiwadu niryo zina ryanjye ku mbuga nkoranyambaga riraca impaka. Ikibazo cya mbere nkubaza, igihe umubyeyi agiye gutwita umwana, ni ryari Imana umuremyi wacu usumba byose, ni ryari amuha roho kugira ngo uriya mwana mu nda abe yahawe roho? Ni ryari? Ubwo nugisubiza muri comment ibihembo birari. Ni ryari? Ni iyihe minsi bimara? Mwami urumva icyo kibazo ndi kubaza? Ndi kubyumva. Ubu rero tugende kuba tuganira, turi kubaka n'umubiri, turi kurya no ku mbuto. Zimwe na za Adamu na Eva basangirana. Imbuto burari zavuye mu ijuru. Ikibazo cya mbere ngira ngo cyumvikane, ni ryari uriya mwana ahabwa roho igihe ari mu nda y'umubyeyi we? Ni amezi angahe cyangwa se ni iminsi ingahe? Kuko nibatabisubiza tuzakora indi seri igaragaza uburyo ibyo bisubizo bigomba kujya gute, bigomba kuba bisubijwe. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, umwana amara amezi 9 mu nda y'umubyeyi. Yego. Uriya mwana ni iyihe mpamvu iyo agiye kuvuka cyangwa se amaze kuvuka ni igiki kiba kiriza uriya mwana? Reka da. Ni igiki kiba kimuriza? Numva ari bya bibazo by'ubwenge. Ni Ocean Thinking. Iyi ni inyanja y'ibitekerezo. No gusaba gutekereza. Muhubuke mubanza gutekereza neza mu byumve ibibazo. Basa kujya mu bitabo.
mpamvu uriya mwana iyo avutse ageze ku isi arira? Ubwo ngira ngo muri kubyumva. Icyo ni ikibazo cya kabiri. Buri kibazo ndayandya. Ikibazo cya gatatu, ubona ari iyihe mpamvu sosiyete nyamukuru iyo umaze gukura ugeze aho abantu bakugirira icyizere bitewe n'uburyo witwaye, ari iyihe mpamvu bakugirira icyizere? Natanga urugero nko kuri Mwami, impamvu mukurikirana. Niyo mpamvu mumukurikirana. Ibintu aba hano uko ifite ireme, ifite ubwenge, ifite icyo bibungura, nibyo? Ni iyihe mpamvu umuntu akura bakamuha inshingano runaka agahagararira abandi? Ubona ari iyihe mpamvu? Ibyo bibazo ni ibibazo bingahe? Bitatu. Ubwo ugenda ubisubiza niko ugenda ubona ibihembo. Ubwo nimumara kubisubiza ibibazo uko tubifite, bizagenda bidufasha kugira gute kugenda tugera ku zindi nyunganizi z'ibitekerezo byanyu, tubashe kuba twabasubiza dukurikije ibyo biganiro cyangwa se ibyo bisubizo mwagiye mutanga. Ubwo rero icyo ni igiseke cya mbere gize gute bahaye. Baravuga ngo abagabo baragenda bakabona. Nzanye umutumirwa atangira abaza abantu. Kandi ubwo se ubwo bakunze Mwami TV. Rero ubwo umutumirwa nzanye, ubwo nicyo kiganiro nanjye mpaye, ubwo ntaho mbahise, ubwo ni episode. Ubwo rero niba mwabyumvise biriya bibazo bitatu, mwandike muri komenti usige nimero yawe kugira ngo ubashe kubona agaseke kagira gute kazatuma ukomeza gukurikira Mwami TV no kugura amamega yo kugira ngo ubashe kudukurikira igihe, kubera abakunzi bacu tugira uduseke tugira gute tubagenera. Rero niba nawe uziko hari inyunganizi yindi ufite, yandike muri komenti ubundi ukomeze kubana na Mwami TV. Ariko niba utarakora subscribe imbuto wese wazatumye imbuto ziri kugira neza umuntu rero bigeraho bikarangira bigatuma stay in on Mwami.